Mwongeye kwirirwa twagarutse uyu munsi rero ngo tuganire ku birari by'insigamugani cyangwa se tuganire ku mvugo zasizwe n'imvugo z'abahanga n'imvugo mu ndimi z'amahanga bakunda kwita ngo ni expression hahandi ushobora kuvuga ibintu bikazasigara mu mbamutima z'abantu cyangwa se bigasigara mu buvanganzo. Tugiye kuvuga rero imvugo igira iti unkuye cyangwa se yankuye aho umwami yakuye Busyete. Iyo mvugo rero kenshi abantu bakunda kuyikoresha ariko tutazi ngo byavuye kuki, ese yari umwami nde, Busyete yari inde. Hari n'abajya kure bakagira bati Imana yankuye cyangwa se runaka yankuye aho umwami yakuye Busyete. Uwo mwami rero yari inde, Busyete se nawe yari inde, byari byagenze bite? Nibyo tugiye kugira ngo tusesengure turebe byaturutse kuki. Uyu mugani rero twawatswe cyangwa se iyi mvugo twayatswe namwe mu badukurikira, aravuga ati muzanshakire aho iyi nkomoko y'umugani cyangwa se iyi mvugo yaturutse. Turaje mu kanya rero turebe aho amamuko cyangwa se imvano y'iyi mvugo dukoresha uyu munsi ese yaturutse kuki. Turaje tuyisesengure mu kanya, ntimujye kuri. Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yoba inkongi y'umuriro. Yankuye aho umwami yakuye Busyete. Uyu mwami rero uvugwa muri iyi mvugo ni umwami witwaga Cyilima Rujugira. Cyilima Rujugira muribuka ko twamubonye mu nsigamugani yitwa Ntabyerangode. Cyilima Rujugira rero yari mwene Yuhimazimpaka. Yuhimazimpaka rero nawe ngo yari umwami nyine kuko nubundi umwana yazunguraga se. Yuhimazimpaka yari umwami ariko ngo waje kugira ibibazo ku ngoma ye dore ko yararwaraga ibisazi. Twibuke ko umwami atarwara ibisazi ahubwo arwara amakaburo. Uyu mwami rero ngo yaje kugira ibibazo, akagira ibibazo bya hato na hato, akica ababonye. Rimwe rero ngo yaje kwica umuhungu we. Aha niho yaje kuva igisigo, aho yaje gusiga akagira ati singikunda ukundi. Icyo gisigo rero cyaramamaye hose kuko kizwi yaje kugisiga amaze kumwica, hanyuma amaze kumenya ko ari we wamwishe nuko asiga icyo gisigo. Yuhimazimpaka rero nkuko twabibonye kuko yarwaraga amakaburo yaje no gupfa. Aza gupfa cyangwa se gutanga ku mwami yishwe nuko yagiye hejuru y'inzu, ngo yari afite inzu ndende, inzu yitwaga umuturirwa, hanyuma ngo abona urutare hasi. Urwo rutare rero rwarashashagiranaga kubera izuba, abona ari ikiyaga cy'amazi, nuko ngo arasimbuka arashenjagurika arapfa. Yuhimazimpaka ngo yari afite abahungu benshi barimo nyine n'uyu Cyilima Rujugira waje kumuzungura, hakaba n'abandi benshi barimo bakaremera Rwaka, hakaba abita Banyarwaya, yewe ngo bari benshi abo bahungu bagombaga kumusimbura. Ariko ingoma iza kwerezwa nyina wa Cyilima Rujugira witwaga Kirongoro. Nkuko twabibonye rero mu mugani wacu w'ubushize witwa ngo Ntabyerangode, niba utarawumva uze kuwumva hasi. Uyu mugani rero niho uza gusobanura ukuntu Cyilima Rujugira yaje gucika, agacikana n'umugore witwaga Karira, bagacika bakava mu Rwanda. Bacitse rero bitewe na ise witwaga nyine Yuhimazimpaka kuko yamufuhiraga cyane ku mugore we witwaga Karira. Uwo mugore yari mwiza cyane, hanyuma ise agashaka kumumutwara, nuko rero aza gucika acikana n'umugore we. Bacitse rero indagu zari zaramaze kwerera yuko ari we uzasimbura se, na nyina witwaga Kirongoro akamubera umugabekazi. Yuhimazimpaka rero muri bwa burwayi bwe bw'ubisazi nibwo yaje kugira umujinya, abona yuko umuhungu we Cyilima Rujugira yagiye kandi agacikana na wa mugore we, nuko ngo umujinya uramuzabiranya atanga nyina w'uwo muhungu we ari we Cyilima Rujugira. Uwo nyina yitwaga Kirongoro, aramutanga rero wakwiriye kwicwa. Kera rero ibwami hari abantu umwami yatangaga, hakaba abantu bashinzwe kubica. Abo bantu rero barimo umugabo witwaga Busyete ngo akaba umutwa. Abo bantu umwami yatanze cyangwa se umugabekazi bicwaga n'inkota yitwaga Karyamfura. Yuhimazimpaka rero nk'umwami aza gutanga uwo mugore witwaga Kirongoro, akaba nyina wa Cyilima Rujugira,
amaze kumutanga ibwami habaga abiru. Abo biru rero ngo hari abiru bakomeye. Twibuke ko icyo gihe umwami w'u Rwanda ari we Yuhi Mazimpaka yaratuye ibumbogo. Yaratuye ibumbogo rero butari ubumbogo bwa Gasabo, ahubwo yaratuye ibumbogo bwa Gakenke. Nuko rero umwami aza gutanga Kirongoro ngo aze kwicwa mu kimbo cya Cyilima Rujugira. Bamuha Busyete, abiru bakuru baza kwiheza kuko bari bazi indagu. Busyete baramubwira bati umujyane mu miryango iciriritse, umujyane muri bene wanyu babatwa, ariko ntumwice. Nuko Busyete ngo aramutwara amujyana mu ishyamba, akajya amugaburira, yewe ngo amugabira n'abahigi. Abahigi bari bene wabo, bakajya bamuha ibyo kurya. Bukeye kabiri amukura muri rya shyamba amuzana mu miryango iciriritse kugira ngo ibwami batazabimenya. Kera kabaye rero Yuhi Mazimpaka nyine amaze gutanga nkuko twabibonye, ubwo yahanukaga kuri ya nzu hejuru agira ngo ni mu kiyaga, haza kwima umuhungu we witwaga Karemera wa mbere Rwaka, ariko yima aterejwe indagu. Kuko atari yerejwe indagu rero, uwo mwami Karemera Rwaka ari nawo abaka bakomokaho yaje kurwara ibinyoro. Hanyuma abantu b'ibwami barimo n'abiru baraza baravuga bati, dore ingoma iramurashe kuko atari we yerejwe, ingoma yerejwe Cyilima Rujugira. Hanyuma rero basubira mu bucurabwenge, baza gushaka uburyo Cyilima bamuzana. Ubwo rero yari ataraba Cyilima, ahubwo yitwaga Rujugira. Cyilima ryari izina ry'ubwami barimuhaga amaze kwima. Abiru rero baza gushaka abatasi, baragenda baratata, bazana Rujugira n'umugore we, ariko babanje kuzana umugore, hanyuma Rujugira aza nyuma. Mbere yuko rero bamuzana nyine nkuko twabibonye, Karemera Rwaka bari bamaze kumukuraho bitewe nuko yari yananiwe kuyobora inshingano. Karemera Rwaka rero yaje kurwara n'ibyo binyoro biza guhumira ku mirari, bituma bashobora kumweguza cyangwa se bakamwereka ko ari bishoboka, ariko babikoze banafite n'ubwoba bitewe nuko nawe yari afite umuryango. Karemera wa mbere Rwaka rero amaze kwemera kuvaho, abiru bahise bimika umuvandimwe Rujugira ku izina rya Cyilima wa kabiri. Icyo gikorwa rero ngo cyaje guteza umwuka mubi nkuko bari bakiteze mu gihugu, kuko abatoni ba Rwaka bikangaga ko umwami mushya nazaho azabateza ibibazo. Bijya gutangira rero bihera mu nzu ya Rwaka. Imfura ye yitwaga Bicura, yari umutware wo mu Bwanamukari, atangiza intambara avuga ko ari we wagombaga gusimbura se. Abonye adashoboye kurwanya Cyilima ahungira i Burundi. Yateganyaga ko azagaruka nyuma akaza azanye n'ingabo z'i Burundi, yibwiraga ko zazamufasha. Nyuma rero yafashije mu kuyobora Abarundi mu bitero byabo bagabaga ku Rwanda. Ubwigomeke bwagize imbaraga bwari ubw'igikomangoma witwaga Nama. Yari murumuna rero wa Rujugira. Nyina yitwaga Gashogoza. Yari umutware w'ubugamba. Yamenye ko ingoma yahawe Rujugira, atangiza intambara yo kurwanya. Arahubuka aza imbere y'ingabo ze, batera irukoma aho Rujugira yari amaze kubaka urugo rwe. Ibwami bohereza ingabo zo kumukumira, barwanira kuri Bakokwe, akagezi gaca nyine hagati ya Rukoma na Ndiza. Nama apfira ahitwa Ikiyonza, yanze gufatwa mpiri n'abanzi be. Cyilima wa kabiri rero amaze kurangiza ibyo bamwigomekagaho, yubaka urugo rwe ahitwa Impushi, mu majyaruguru nyine y'Induga. Cyilima Rujugira rero yari yaremekanwe n'uwitwa Turira yari nyina wabo, kuko bakekaga ko nyina yari yarishwe n'ingoyi cyangwa se yaratanzwe nkuko ise yari yarabitegetse, akabibwira Busyete ngo agende amwicishe ya nkota yitwaga Karyamfura. Aho Impushi rero niho umutware Busyete yaje kubwira umwami inkuru nziza, amubwira inkuru nziza yuko nyina Kirongoro akiriho. Busyete rero aragenda amukura aho yari yaramuhishe nyine muri rubanda rugufi, amwereka umwami. Umwami arishima cyane ko abonye uwo yakekaga ko yapfuye, ahita amwimika nk'umugabekazi, naho Turira asubira mu bandi.
Busyete rero aragororerwa bishimishije, ahabwa abakobwa b'ibwami n'ibintu byinshi, bamuha imisozi, bamuha inka, yewe ngo aratunganirwa. Busyete arategeka, ava mu muryango w'abatwa, kakandi kabaye rero ngo yaje no kuba umusekuruza cyangwa se aba umukurambere w'Abasyete bariho n'uyu munsi. Busyete rero ngo yaje gukomera, aba nyine umutware mu b'ibwami. Hanyuma rero abanyarwanda baza kubikurizaho imvugo ariyo yatumye nyine n'uyu munsi dusoma ibingibi, imvugo igira iti wankuye aho umwami yakuye Busyete. Busyete rero yakoze cyangwa se yagize ineza ayigirira umwami, ariko atazi neza yuko azabyiturwa. Niyo mvano rero y'uyu munsi tukoshobora kuvuga tuti runaka cyangwa se Imana yankuye aho umwami yakuye Busyete. Uwo mwami rero ni Cyilima Rujugira, naho Busyete yari umuntu uciriritse muto cyane w'umutwa utashoboraga kuba yari kuba mu rwego yaje gushyirwamo. Naha rero ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Ni umugani twasomye, ni umugani twasabwe na bamwe mu bakunzi bacu badukurikira hano kuri shene. Hanyuma nawe turagushishikariza kugira ngo ujye muri comment section hasi, hanyuma udusabe umugani twazagusomera. Niba se hari n'ushaka kumenya, niba hari amateka y'umwami ushaka kumenya, tukayagushakira tukayagusomera kugira ngo uhugukirwe. Niba uri mushya ahangaha rero turagusaba kugira ngo ukandaho hasi kuri subscribe kugira ngo ujye ushobora kumenya ibyo twabashije kubasomera. Imigani myinshi tubasomera rero twababwiye yuko n'ubundi tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamugani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Turabakunda rero, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda. Imigani yo nakagaruka, tuzongereye ubutaha. Niyo ntambwe y'abagabo, dore ibyacyo twikoreye, niyo ntambwe y'urugero. Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero, mu ruhame rw'abagabo yoba inkongi y'umuriro. Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero, mu ruhame rw'abagabo yoba inkongi y'umuriro. Hari abajya baduseka bagakeka twabireka.